reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Twongeye kugira umugisha wo kugira ngo twongere duterane nk'uko bisanzwe twiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku Isabato. Twibukiranye ko ibyisho dufite muri iki gihembwe bifite insanganyamatsiko ivuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Twabonye ko rero nubwo hari mu Bafilipi n'Abakolosayi, uyu munsi wa none ni twese bari Abafilipi n'Abakolosayi, natwe n'abazadukomokaho bose kugeza igihe kizagarukira, twese Kristo yunze ubumwe natwe ndetse n'ijuru. Rero byaragenze gute? Twibuke ko umuntu yari yarakoze icyaha, kandi noneho ibihembo by'ibyaha byari urupfu, ariko Yesu Kristo noneho araza, wa mubano cyangwa bwa bumwe twari dufitanye n'Imana cyangwa n'ijuru bwari bwaravuyeho. Kristo rero yaje kugira ngo yongere abusubizeho binyuze mu maraso ye yatanze nk'igitambo kizima ku bwacu. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Mu cyigisho rero twarangije ubushize, twabonye Pawulo aho abwira bari abantu yarabyaje ubutumwa ko bagomba kuba ibyitegererezo. Twibuke ko nawe yabaye icyitegererezo kuri bagenzi be, nawe abikomoye kuri Kristo. Muri make twibuke ko twabonye isomo riri mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Pawulo abwira Abafilipi ko bagomba kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yesu Kristo wari Imana, akemera agasiga ubumana bwe, agasiga icyubahiro cye, ngo akaza mu isi akisiga ubusa, noneho ngo agafata kamero ngo k'imbata kugeza igihe yapfiriye ku musaraba ku bwacu. Twabonye ko na Paulo yageze ikirenge mu cye cya Kristo, kandi noneho tubona ko na Timoteyo yageze ikirenge mu cya Paulo nk'umwigishwa we cyangwa umwana we. Noneho kandi na Epafura twabonye ko yageze ikirenge mu cya Paulo na Timoteyo, kandi bose nubwo yageze ikirenge mu cya Paulo nawe yageze ikirenge mu cya Kristo. Muri make icyigisho cyarangiye twigwa ko twese tugomba kugira gute, tugomba kuba ibyitegererezo bizima, cyane cyane tugahanga amaso bariya abantu batubereye ibyitegererezo. Noneho kandi n'uyu munsi wa none hari abandi bantu bashobora kuba bari ibyitegererezo kuri twebwe, tugomba kubareba kugira ngo imico yabo myiza natwe dufashe, noneho natwe tube abantu b'ibyitegererezo ku bandi batureba, kugira ngo dufatanirize hamwe gukora uyu murimo, ariko byose mu bumwe. Rero icyigisho turiho muri iki cyumweru ni icyigisho cya 7 kivuga ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Tugeze rero ku ngingo ya 2 ivuga ngo muhagarare mushikamye mu mwami. Muhagarare mushikamye mu mwami niko Paulo yavuze, ariko natwe biratureba uyu munsi wa none, kubera ko b'Abafilipi ntabwo Paulo ari bari kubwira uyu munsi wa none, ndetse yabwiraga abana narapfuye. Ni twebwe Abakristo ari kubwira uyu munsi wa none. Duhagarare dushikamye mu biki rero? Yatubwiye byinshi cyane. Yatubwiye ko niba turi mu murimo wo kwamamaza amashimwe yaduhamagaye, niba turi muri rwa rugamba, twagombye kugira gute gukura ngo amashyari ari muri twebwe, twagombye kwemera umwuka akadukuramo imitima mibi dufite, noneho akadushyira mu mutima ari muri Kristo Yesu. Rero namara kudushyiramo umutima ari muri Kristo Yesu, azadukoresha ibikwiriye. Noneho nitumara gukora ibyo Kristo ashaka, rero dutegereze twihanganye, dutuje, kandi noneho twishimiye mu mwami wacu, kubera ko niwe uzajya dushoboza byose. Muri make tugomba guhora twishimye, tukishimira mu mwami, kugira ngo tuzabashe noneho kugera mu gihugu cyacu. Twibuke ko twaragihawe, twaragisezeraniwe. Yesu ajya kujya mu ijuru yavuze ko tutagomba guhagarika imitima yacu, ko agiye kudutegurira hacu, kandi ko mu rugo rwa se harimo amazu menshi, ko azagaruka kudutwara iwacu, aho noneho ngo ari natwe tukazahaba. Ni amasezerano dufite, kandi amasezerano ye ni amasezerano adakuka, byanze bikunze azasohora. Nuko tugomba kuyategereza twishimye, nubwo twishimire mu mwami iminsi yose. Kwishimira mu mwami iminsi yose, wenda kantange urugero gatoya. Hari umubyeyi kwigeze kujya guherekeza, noneho rero kwakunda abantu babicaye batanga ubuhamya ukuntu umuntu se yitwaye mu buzima bwe, ukuntu yakoreye Imana, ukuntu byagenze gute, ukuntu yabanaga n'abandi. Noneho haboneka abantu bake bashobotse, abo bantu bahurije ku kintu kimwe gusa, bavuga ngo uwo muntu wasinziriye ngo yahoraga aseka. Babonye ko ari ibintu byiza, birumvikana, kandi guseka ntabwo ari ikintu kibi rwose. Guseka ni byiza, nuko ati yahoraga aseka. Rero muri uyu murimo Paulo duhamagarira,
ntabwo ari umurimo wo guhora duseka. Kwishima ntabwo bisobanura guhora umuntu aseka. Ushobora no kuba wishimye ariko utari guseka. Ahubwo kwishimira mu mwami atubwira ni uguhora twumva ko ubuzima bwacu bwose tubushyize mu biganza bya Kristo, tukemera ko ari we noneho utuyobora muri byose. Ukumva ko umwishingikirije ko ntacyo wamuburana kandi umufite. Uko niko kwishimira mu mwami, nubwo ibintu byaba bikomeye ariko ugahora wishimiye mu mwami, ugahora umufitiye icyizere. Reka turebe amasomo akurikira tugiye kureba agiye kudufasha ukuntu tugomba kugira gute guhora twishimiye mu mwami. Mu Filipi igice cya 3 umurongo wa 20 ndetse no 21, reka twumve icyo tubwira kirekeranye n'ububwene gihugu bwacu bw'umukristo icyo ushatse kuvuga. Paul aragira ati, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo, uzahindurira umubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Nuko Pawulo aravuze ati, naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Ubwo yavugaga abandi, yavugaga bo bari abakristo ba kiriya gihe. Kandi twibuke ko Yesu Kristo muri Yohana 17 asengera abigishwa yaravuze ngo ngo sinsabira bonyine, ku murongo wa 20 ngo sinsabira bonyine, ngo ndasabira ngo n'abazanyizezwa ngo n'ijambo ryabo bose, ngo bose babumwe. Muri make runaka twese Yesu Kristo yaradusengeye, ntabwo ari bariya gusa natwe yaradusabiye. Ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, ubwo natwe turimo nawe urimo, abamwizeye bose bakamwishingikiriza bakemera kubiyorwa nawe, bose bagomba kuvuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Ariko noneho rero ubwo niba abakristo iwabo ari mu ijuru, abatari abakristo babandi bishigikiriza ku mirimo itegetswe n'amategeko, babandi bazi ko ibyo bifite bishobora kubacungura, byanze bikunze iwabo ni hehe? Iwabo ntabwo ari mu ijuru. Turaza kubibona. Pawulo rero mu Filipi igice cya 3 umurongo wa 19, abo bantu batandukanye n'abakristo birumvikana, yabise ko ari abantu noneho rero badafite Imana, ahubwo inda zabo arizo zababereye Imana yabo. Urubwo n'igihugu bwabo nibwo twamaze kubona ko ntabwo ari mu ijuru, ahubwo ni urupfu rw'iteka, birumvikana. Paul kugira ngo ashimangire iyi ngingo koko yerekana neza ko iyi mibiri yo gucishwa bugufi kwacu irwara, isaza kandi igapfa, ikeneye kumera noneho kumubiri wa Kristo wazuwe kandi ugahabwa ubwiza. Muri make iyi mibiri twambaye ikwiriye nicyo cyifuzo cya Paul, kandi koko nibyo kuzazuka igahabwa igahindurwa. Muri make ntihongere kubaho indwara, ntihongereho kubaho gusaza, ntihongereho kubaho gupfa, ahubwo noneho rero ikazahindurwa ikaba nk'umubiri wa Kristo. Twibuke ko Kristo nawe yarapfuye arazuka, wa mubiri Kristo azukanye rero natwe niwo tuzazuka dufite, abazaba barapfuye birumvikana, mu yandi magambo barasinziriye bizeye. Reka rero turebe imirongo ikurikira itwereka uko ikintu cyahinduwe kikaba kiza ukuntu kiba kimeze. Turareba muri Yobu igice cya 19 umurongo wa 25 kugeza ku 27. Twibuke Yobu ibibazo bye byose twarabibonye, ntabwo turabisubiramo. Kuntu yageze akarwara ndetse hafi gupfa, ibyo byose bikamushiraho turabizi neza. Noneho roka turamagambo yavuze ukuntu yari yizeye ukuntu azapfa niyo yapfa, ariko noneho akazazuka akazukira ubugingo buhoraho. Reka dusome twumve ngo, ariko njye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Yarazi neza ko umucunguzi we ariho kandi ko azahagarara mu isi. Twibuke ko Yobu ntabwo yari yarabonye Yesu Kristo, ariko Yobu niba twarabonye ko yari umukiranutsi w'Imana, yaganiraga n'Imana, afite ibyo yaganiraga n'Imana, ku buryo niba aravuze ngo azi neza ko umucunguzi we ariho kandi azahagarara mu isi, nuko yari afite icyo abiziho. Ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza Zayuni. Yobu yari abizi neza nta gushidikanya ko byanze bikunze nteke zamuza kureba Imana ye, kandi aravuga ngo nta maso yanjye azamubona, ngo ntabwo ari ayundi. Yobu rero byiringiro yari afite, kandi noneho Yesu yaza ku isi ngo murebe amaso ku yandi amubone imbona nkubone. Twagombye kugira ibyo byiringiro bingana iki? Twe twamaze no kumenya ko Yesu Kristo yaje, tunabyisomera.
turi no muri Luka 24:39, aha ni Yesu amaze kuzuka yereka abigishwa be ngo nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye mumenye ko ari njye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundeba. Reka turebe no mu Rwambere rw'Abakorinto mu gice cya 15 turasoma ku murongo wa 42 tugeze ku murongo wa 49. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora uzasarurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro uzazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira inenge ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'uw'umwuka. Muri make n'ubuzima tubamo rero uko byagenda kose hari iby'umubiri hakabaho n'iby'umwuka, ariko byanze bikunze nimpfa ndi mu mubiri n'ubundi nzazukira mu mubiri, nimpfa ndi mu mwuka nzazukira mu mwuka. Bishatse kuvuga ko ibyo dukora byose hari igihe ngo imirimo y'umuntu yamuherekeje, ngo yapfuye imirimo yamuherekeje. Akaba ariyo mpamvu ntekereza ko bamwe umuntu wese wapfuye twafashe, sinzi niba navuga ngo ni ingeso, ariko abantu bose umuntu wapfuye bagiye kumushyingura habaho igihe cy'ubuhamya, abantu bagatanga ubuhamya. Noneho hakaba hariho abantu bumva ko byanze bikunze umuntu iyo mutangiye ubuhamya bwiza byanze bikunze biba ari byo. Hari abavuga ko uwo muntu ubwo bamutangiye ubuhamya bwiza ngo kugira ngo azajye mu ijuru, ariko ibyo umuntu yikoreye ubwe nibyo bizamubasha kugira ngo azabashe kugera kuri uriya munsi wo kuzurwa, yambikwe umubiri mushya. Ariko nabyo ngo twabibonye ntabwo ari ibikorwa, ahubwo ni ibikorwa yakoze abikoreshejwe na Yesu Kristo yakiye, akaba noneho ugira gute ari we ubimukoreramo. Naho ibyo twikorera twebwe ubyacu cyangwa ibyo dushobora kuba twihimbira ngo ni ukwihimbira gukiranuka ntabwo bishobora kugira gute kutugeza. Rero hari ibyiringiro umuntu wapfuye byanze bikunze. Uko wapfuye umeze humura uzahindurwa. Niba warapfuye wenda urwaye ugapfa ugeze mu gihe kibi cyane rwose, ariko humura, niba warizeye Yesu Kristo uzahindurwa, uzazuka, uhindurwe umubiri wawe utazongera kubora, utazongera no kuribwa n'ukundi. Mu Rwambere rw'Abakorinto mu gice cya 15 umurongo wa 50 kugeza ku 54, reka naho tuhasome twumva uko hatubwira ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko bafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana, kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, uwo ni Pawulo. Ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Imana izavuga koko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ubwo ni Pawulo. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Amen. Pawulo avuga byose ati nyamara rero twebwe iwacu ni mu ijuru, ariko kandi avuga ko tuzapfa nidupfa. Abazaba barapfuye birumvikana, ariko abazaba bakiriho, Pawulo yarazi ko rero buriya Yesu azaza agasanga akiriho. Pawulo noneho byatumaga akora n'umwete mwinshi, kubera ko erega nta muntu uzi umunsi n'isaha umwana w'umuntu azagarukira ngo uretse se gusa, Imana niyo ibizi yonyine gusa. Rero abatubanjije n'uyu munsi wa none kugeza na ryari tugomba guhora twiteguye, tuzi ko Yesu isaha yose yagaruka, kandi n'ubundi ntabwo yabeshye, yagomba kuba yaragarutse, nuko ahubwo ni ibyaha byanjye ni ibyaha byawe bituma atagaruka kugira ngo aze kudutwara twibanire nawe. Ariko rero duhumure, abazaba barapfuye bose barizeye bazakangukira kugira gute kumusanganira babane iteka. Ariko rero hari ikindi nagombye kubivugaho. Hari abantu bazi ko ngo byanze bikunze kugira ngo umuntu azabeho azajye mu ijuru ngo nuko agomba kubanza yapfa byanze bikunze. Nta tegeko rihari ryo kugira ngo dupfe. N'uyu munsi wa none Yesu agarutse yasanga utarapfa, yasanga ntarapfa, kubera ko niba turi kuvuga niba ugihumeka agarutse none aho yasanga utarapfa. Rero byanze bikunze Yesu azagaruka, hari abazasanga barapfuye birumvikana, ndetse barashyinguwe, ndetse baramaze no kuborera mu gituro. Ariko no hariho n'abazasangwa batarapfuye, batarasinziye. Noneho rero babandi bapfuye basinzire mu bituro bazazuka. Abapfuye bizeye bahabwa ubugingo buhoraho, abapfuye batizeye birumvikana bazazukira kugira gute kubo nabona kongera gupfa.
ariko noneho abazaba bakiriho. Reka wenda tuvuge nka Pawulo, kubera ko ntabwo tuzi igihe azagarukira, wenda nakanyagaruka ngo noneho ngo bazasanga ngo bakiriho, bazahindurwa nabo. Noneho rero Kristo bose abambike imibiri itabora, atwambike imibiri itabora twese. Noneho rero ngo hazabaho urya jambo rivuga ngo warupfe ngo dukine ku mubyimba urupfu, noneho ngo tuvuge ngo urupfu rumizwe no kunesha. Muri make rero niba urupfu ruzaba rutakiriho, n'ibindi byose bituma urupfu rubaho ntabwo bizaba bikiriho. Nta muntu uzarwara, nta magisida azabaho, nta ntambara zizabaho. Oya, urupfu ruzaba rukuweho, kubera ko n'icyaha kizaba cyagize gute, cyavuyeho. Mu Bakolosayi igice cya 3:4 naho reka turebe uko havuga ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Amen. Nimake Kristo niyerekanwa, nagaruka tukamubona, naka tuzerekananwa nawe turi mu bwiza, kubera ko azamaze kugira gute, kuduhindura beza tutakiri babi. Nta muntu uzongera gutuka undi, nta muntu uzongera kwifuriza undi kibi, nta muntu uzongera kugambanira undi, nta muntu uzajya avuga ngo naka ngo ntaga amaraso yacu akorana. Oya, tuzaba twabaye bamwe, amoko yavuyeho, ibibazo byavuyeho, uburyarya bwavuyeho, kubekerana kwavuyeho. Ni ukuri tuzaba amahoro iteka. Ku iherezo rero binyuze muri Yesu, urupfu narwo ruzaba ari rwo mwanzi wacu wa nyuma, kubera ko twibukiye ko urupfu rwazanywe n'iki, rwazanywe n'icyaha. Noneho rero niba ari icyaha cyazanye urupfu, ngo cyazanye n'iki, n'uburwayi, cyazanye n'ibibazo, cyazanye n'izi ntambara zose tubona, cyazanye kutumvikana, byose bizaba byaramaze kuvaho. Urupfu ngo niwo mwanzi wa nyuma uzavaho. Muri make nagwo ruzaba ruvuyeho, ni umwanzi wacu uheruka, ruzaba rukuweho. Amena. Ndifuza kugira ngo nzabe aho heza, ndifuza kugira ngo nawe uzabaho heza, tuzabana n'umwami wacu ubwo agiye kugaruka. Hari umwanditsi rero, umwanditsi utubaha Imana, umwanditsi utazi iby'Imana, utagendana mu by'Imana, ariko nawe yagize ikintu yandika avuga twakwita ko ari ukuri nubwo ari umwanditsi utubaha Imana. Yavuze ku by'ukuntu umuntu ashobora kubona agakiza akakabona bitagombere kugira ngo abanze amenye Imana cyangwa abanze akenera Imana, ko umuntu ashobora kubona agakiza. Ntabwo ari byo, ntabwo umuntu ashobora kubona agakiza atabanje kumenya Imana, ntabwo byashoboka, kubera ko agakiza twagahuye no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, birumvikana. Kandi none yatubwiye ko uko byagenda kose ntawe ujya kwa se atanyuze kuri we. Rero byose bishingiye ku Mana, agakiza gaturuka ku Mana twagahuye na Kristo. Uyu muntu yavuze ko ngo byanze bikunze, nubwo yari umuntu utizera ibyo, yavuze ko gutsinda ubwoba bwo gupfa ari agakiza. Kandi noneho yemera ko ngo ubukristo butadushoboza gusa gutsinda ubwo bwoba bwo gupfa, ahubwo noneho rero bunadushoboza no gutsinda urupfu ubwarwo. Hari ubwoba bwo gupfa, ariko hari n'urupfu. Muri make ukwizera cyangwa ubukristo bwadushoboza gutsinda ubwoba bwo gupfa, ariko noneho bukadushoboza no gutsinda urupfu. Reka twe kugira ubwoba rero, reka twishimire mu mwami, arahagije, ntabwo azatuma tugira ubwoba ngo dutinye urupfu, kubera ko nyuma y'urupfu hari no kuzuka, kandi noneho tukazukira ubugingo buhoraho. Intambara ariko tugomba kwirwana, kandi tukazarangiza dutsinze byanze bikunze. Turi kumwe na Yesu wacu turwanirira. Paulo rero twibutsa yuko ubwene gihugu bwacu nk'abakristo, nk'abategereje ubwene gihugu bwacu bukuyemo isezerano ryo kuzuka, ndetse n'ubugingo buhoraho mu mibereho mishya yose dushobora gutekereza muri iki gihe. Ingingo rero ivuga ngo muhagarare mushikamye mu mwami turayirangije. None tugiye kureba ingingo ivuga ngo mwishimire mu mwami iminsi yose. Uko kwishimira mu mwami rero iminsi yose ni ukugira gute? Kwishimira mu mwami si ukuvuga ko tutazahura n'ingorane n'ibigeragezo n'ibibazo. Oya, ntabwo aricyo bishatse kuvuga, ahubwo ni ukumva ko amahoro yose ari muri Kristo Yesu, nta handi twayabonera, nta handi twashakira. Icyaduhesha amahoro ni muri Yesu Kristo gusa, noneho niwe utuma twishima. Muri make ni ukwishimira ko dufite Yesu Kristo byose kuri twebwe. Reka turebe isomo riboneka mu Filipi igice cya 4:4 kugeza kwa 7, twumve uko hatubwira ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga ntimwishime. Aha Paulo ntabwo ari ubwa mbere
abwiye abafilipi ko bagomba kwishima, ntabwo ari ubwa mbere tubwiye ko tugomba kwishima, guhora twishimye. Nuko ati mujye mwishimira mu mwami iminsi yose, ngo yewe nongeye kubabwira nti mwishime. Ineza yanyu imenywe na bose, umwami wacu ari bugufi. Ineza yacu imenywe nande? Ineza yacu ntabwo ari imenywe n'umubyeyi wanjye, ineza yanjye ntabwo ari imenywe n'umwana wanjye cyangwa n'inshuti yanjye. Ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, nabo muvugana bose, nabo mubana bose. Ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, ngo umwami ari bugufi. Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo musaba byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ntimukagire icyo mwiganyira. None se buriya kuganya ni bibi? Kuganya birakwiriye rwose, tugomba kuganya, ariko tukaganyira ukwiriye, tukaganyira umwami wacu, kubera ko afite ibisubizo by'ibibazo byacu. Ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ngo nuko amahoro y'Imana uhebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Hano ageze kuri ya mahoro. Muri make kwishimira mu mwami rero ni amahoro. Ni ukwishima ko ufite amahoro uhabwa na Yesu Kristo. Ngo nuko amahoro y'Imana uhebuje rwose ayo umuntu yamenya, ngo azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ayo mahoro arinde umutima wawe, ayo mahoro arinde umutima wanjye. Bisaba kugira ngo tubyakire, ntabwo ari ibintu duhabwa ku ngufu, kubera ko twagombye kumva ko tubikeneye. Twese dukeneye amahoro n'ukuri. Muri isi yabuze amahoro, ariko none dukeneye amahoro y'umutima. Twe kubura amahoro yo ku mubiri, ngo tubure n'amahoro y'umutima kandi atangwa na Yesu. Kandi Yesu wacu ntaho yagiye arahari, n'ukuri yarazutse. Nyuma rero yo kongera kuvuga ku ngingo yerekana ko dukeneye ubumwe, ubwo ni Pawulo. Twibuke ko mu byisho byatangiye twabonye ko Pawulo dusaba kugira ngo tugire ubumwe nk'uko n'ubundi na Kristo yasabye abigishwa kugira ngo babe umwe muri rya sengesho. Na Pawulo yasabye abafilipi kugira ngo babe umwe. Twibuke kandi ko kugira ngo abigishwa bagere ku ntego yo kugira ngo babe umwe, babanje kugira gute? Babanje kuvida ibiri mu mitima yabo bibi, bambika umutima wari muri Kristo Yesu, noneho bahabwa imbaraga zo kugira ngo babwirize ubutumwa. Ibyo bashobora kuvuga bashobora no kubikora. Nicyo kibazo tugira, dusaba Uwiteka tubashije kugira ngo ibyo dushobora kuvuga dushobora no kubikora. Kandi n'ukuri birashoboka, kubera ko umwami Imana ari kumwe natwe, ntabwo azadutererana. Nitwemera ko atubera umuyobozi, ntabwo azadutererana. Tuzashobora kuvuga, dushobora no gushyira mu bikorwa. Muri make duhozeho mu kugisha ijambo ry'Imana no gusenga. N'ukuri ibyashobokeye bari abatubanjirije natwe byashoboka. Paul rero yabigiye kugira ngo babe bamwe mu murimo, natwe dukeneye kugira ngo tube bamwe. Noneho nyuma yaho rero arababwira ngo bishimire mu mwami. Noneho rero mu mwami ubashoboza ibyo byose, ko nawe yavuze ko ashobozwa byose na Kristo wamuhaga imbaraga. Natwe rero reka tugire gute? Tuzagira igihe twirata ko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, ariko twe gukoresha iryo jambo nk'uko abenshi bakunze kurikoresha. Umuntu akaba ari aho wenda yibere mu byo ashaka byose, aba uko ashaka, akavuga ngo nshobozwa byose na Kristo mpa imbaraga. Muri make ni Kristo uzanshoboza mpa imbaraga. Ariko uyu Pawulo ntabwo ariko yavugaga. We yavugaga yari afite ibyo yakoze, ibyo yirase. Twabonye ko yavuze uko yari ameze mbere, ibyo yagombye kwirata ari ukwirata umubiri. Yavuze ibyo yagombaga kwirata uwo yari we, ibyo yakoraga byose. Yakebwe ku mubiri, yakebwa ku munsi wa 8, yari umuheburayo, byose. Natwe umunsi umwe twakwirata ngo turabadivantise umunsi wa 7, twavukiye mu itorero, y'ababyeyi bacu bari abana n'iki byose dukoreye Imana mu gihe kingana gutya, tukabyiratana byose. Ibyo rero ntabwo ari byo tugomba kugira gute kwiratana. Oya, dukwiye gukebwa ku mutima, wa mubatizo w'umwuka uhoraho buri munsi tukora dusaba kugira ngo twongerwe umwuka. Uwo mwuka rero niwe uzatubashije kugira gute kubona bitagenda muri twebwe. Ariko ikibazo tutihana, ikibazo tutava kuri za ngeso zacu za kamere, tugahora tumeze nk'aba kamere gusa nyine, ndetse nabo tubwiye ntibashobore kwihana. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko natwe turi kwakira Yesu Kristo nk'uko bikwiye. Ariko noneho rero twemere tukimenyeho ikibi, kandi uzatuma twimenyeho ikibi nta wundi uko dukohora mu ijambo ry'Imana. Mwuka azatugira gute? Azatwereka ikibi. Namara ko twereka ikibi, noneho tubona ukuntu twagira gute twasaba kugira ngo tugicikeho, noneho twihanire kureka twe kwihana nk'Abisirayeli bihanaga buri munsi
bakamanika amaboko buri gihe nkunze gukoresha ayo magambo, baravuga ngo ni ukuri ngo ibyo Uwiteka dutegetse byose ngo tuzabikora. Bamara kurahindahira, bamaze kurahira mu kanya bakagira gute, bakayicika. Twabonye ku musozi Sinayi bamaze kurahira, Mose azamutse yaramanutse asanga bakoze cya kinyana cy'izahabu bari kugisenga. Rero muri make kwihana kwabo bihanaga cyangwa bagendaga mu mbaraga zabo, bumvaga arizo zishobora kugira gute kubafasha kugira ngo bacike ku ngeso mbi. Natwe umunsi wa none hari igihe dukoresha imbaraga zacu, bamwe bagakoresha ubwenge bwabo, bamwe bagakoresha ubunararibonye bwabo, abandi bagakoresha wenda ibyubahiro byabo cyangwa wenda imiryango bavukamo. Ariko hano twese turatsinzwe, turabwirwa ngo tugire gute iza mbaraga zacu, bya byubahiro byacu tubirambike hasi, turambike ku birenge bya Kristo. Noneho turarame turebe ku musaraba, noneho Kristo we aba ariyo noneho udukoresha ibikorwa bikwiriye, aba ariyo dutuma tuvuga ibyo dushobora kuvuga, dushobora no kugira gute no kubishyira mu bikorwa. Muri make twishimire mu mwami, umwami ari bugufi, dushakishe ukuntu twaba bamwe, noneho kandi twishimire mu mwami. Kuko mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza kwa 7 Paul yabwiye Abafilipi, nanjye birandeba naye birakureba, Uwiteka bikubashishe, akubashishe kwihana umaramaje. Uwiteka mbashe kwihana amaramaje, twihanire kureka kugira ngo dushobore kunga ubumwe n'abakristo bagenzi bacu, tubashe no kwishimira mu mwami. Nikengo hagaritse umutima, wagize ibibazo bikomeye cyane, cyese wagize uburwayi cyangwa wagize ibindi bintu bikomeye cyane, cyangwa wagize inzara simbisi ibyo wagize, ntago mbana nawe, ariko buri wese afite ibibazo yahuye nabyo hano kuri isi cyangwa ibibazo uri guhura nabyo. Ariko turabazwa hano ngo mbese n'iryari igeze ukagira ikibazo gikomereye cyane, ariko noneho ukakivamo utanahangayitse, ukakivamo nta n'icyo ukoze, nta n'icyo ubikozeho na gito, ukabivamo n'umuvandimwe ntacyo akumariye na gito, ariko ukabona ubisohotsemo. Hano baratubwira ngo nta wundi wabikoze, rero ni Yesu Kristo wabikoze. Niyo mpamvu rero Yesu Kristo yatubwiye ko tutagomba kugira gute guhagarika umutima na rimwe, nkuko Paul yabwiye Abafilipi, na Yesu Kristo yababwiye ko batagomba guhagarika umutima na gato, kubera ko abahari azi ibyo bakenera byose. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 25 kugeza kwa 34, reka tuhasome turebe. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ni ikibazo buri wese yakwibaza. Ninde muri mwe biganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, ariko yavuze ko Uwiteka nabwo abwambika. Ngo nukoro ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki. Kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Muri make hano hari umubare w'ibanga. Hari igihe twumva ko abapagani bashakisha amafaranga, abakristo ntibagomba gushakisha amafaranga, abapagani bagire gute. Oya. Ahangaha Yesu ni ubyivugira, avuze ngo ibyapagani bakenera byose. Burya ibyapagani bakenera byose, abapagani bakenera iki? Abapagani bakenera kurya, bakenera ibyo kurya, bakenera ibyo kwambara, bakenera ubukire, bakenera kubana neza n'abandi, bakenera kwambara. Abapagani bakenera, niba ari umukobwa akenera gushyingirwa, niba ari umuhungu akenera gushaka umugore, niba ari umuryango ukenera kubyara. Muri make ibyapagani bakenera byose kuva ku cyambere kuza ku cyanyuma, ngo natwe turabikeneye. Kandi ngo Data wo mu ijuru azi ko tubikenera byose. None si abapagani twibuka twima? Noneho rero umwanzuro agiye gutanga aravuze ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niko byose muzabyongererwa. Ibihe bya bindi abapagani bakenera? Kutubanza gushaka ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka kwayo, ngo nibwo bya bindi abapagani bakenera byose utavanyeho na kimwe, ngo nibwo byose tuzabyongererwa. Nabyo bindi bujya wibazaga ukabura igisubizo. Nushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, byose uzabyongererwa. Uretse ko ibyo uzasaba byose ntabwo uzabibona, kubera ko hari ibyo uzasaba wenda udakwiriye kubisaba, bitagukwiriye. Uwiteka bikwime aguha ibigukwiriye.
kubera ko urugero ntabwo uzabura aho udafite n'amafaranga akugurira igare. Ni urugero ngo uvuge ngo Mana ngo nakwinginze ngo upfukame amasengesho y'iminsi 10, iminsi 20, iminsi 40, ngo uvuge ngo Mana ndakwinginze rwose ngo nzarangize aya masezerano, ngo nzarangize aya masengesho umpaye indege. Mbese ni amasengesho? Oya, rero twige no gusaba, kandi ibyo turi gusaba ari ukugira ngo tutabyayisha ngo irari ryacu, niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Muri make reka twiganyire iby'uyu munsi wa none, nibazagera ejo baziganyira iby'ejo, nibazagera ejo bundi baziganyira iby'uwo munsi w'ejo bundi. Ahubwo reka tugire gute? Reka twishimire mu Mwami. Ni inkuru nziza kumva ko ntacyo tuzaba tumufite. Duhora tuvugiye uko bwije nuko bukeye, ariko noneho ngo aryo hasubiwemo. Ni ukuri uyu munsi urukumva ayo magambo wumve rwose ukize impumu. Reka twe kwiganyira, kuko dufite byinshi bidutesha umutwe, dufite byinshi byatuma tuganya, ariko noneho twe kwiganyira. Tuganyire, uwo kuganyira arahari. Yatubwiye ngo tumwikoreze amaganya yacu yose. Ntabwo tubushiye kuganya, ariko tuze tumuganyire, kubera ko niwe twumva, niwe ufite n'umuti w'ibibazo byacu byose, ibisubizo byose akabitanga, kandi akabitanga neza, tukagira amahoro muri we. Petero rero atwibutsa ko tutagomba guhangayika, tugomba kumwikoreza amaganya yacu yose, tukayikoreza Yesu Kristo, kubera ko ngo yita kuri twebwe. Muri make nubwo ibibazo bikomeza kwiyongera muri iyi si, birumvikana biriyongera bikaduhagarikisha imitima, ndetse tugapfusha n'abacu, tukarwa, tukagira gute. Ibibazo ni byinshi cyane, ariko noneho rero reka turemwe umutima n'aya magambo Pawulo yavuze, yatubwiye ko tugomba kwishimira iminsi, tukishimira muri Kristo, biturememo umutima wo kuzabona ubugingo, kubera ko umwami wacu ari hafi kuza, azatwihera ubugingo buhoraho, bya bindi byose tubisiga inyuma birangire. Pawulo kandi yavuze ibimenyetso bizaranga kuza kwe, ariko ababwira ko hazabaho intambara, hazabaho kutumvikana, aho ubwicanyi, habeho ibyorezo, ni byinshi yavuze ko bizaba. Kandi yavuze ko ntabwo abantu bazaba cyumvikana, abantu bazaba bagambanirana, ariko noneho yavuze ko ngo nukujya nibitangira kubabaho muzararame, mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ibyo byose tuvuga, mbese twarabibonye? Ni ukuri twarabibonye. Uko wenda ntabwo turi bakuru cyane, ariko twavutse bimeze, abantu bakundana, abantu basangira byose ku minsi mikuru, abantu baragendaga, tugenda niba ari umwaka kurangiza umwaka, niba ari ku materaniro makuru, abantu barateka ibyo kurya byinshi cyane bagasangira. Ku isabato nakuze kwa nyuma bateka ibyo kurya byinshi, bakaba bafite agasururu, agatobese. Noneho ku isabato abantu bataha bakaza mu rugo, bakaza kurya, bakaza kunywa, baririmba, biga ijambo ry'Imana, dusura abarwayi. Uyu munsi wa none mbese niko bikimeze? Wenda ntabwo mbizi, wenda mu bihugu bishoboka, mu bihugu by'iwacu wenda biracyashoboka, simbizi, ariko nabwo ntabwo ari cyane, kubera ko uyu munsi wa none nta bantu bagisangira ku minsi mikuru ngo bicare bateke ari duke bafite cyangwa byinshi ngo basangire. Buri wese ajya mu nzu y'agakinga akarya utwe, undi akajya mu nzu ye, uwaburaye n'akazi cye biramureba, uwabwiriwe n'akazi cye biramureba. Ni ibintu bigaragaza ko urukundo rwarakonje no mu bana b'Imana. None twakora iki? Turabwirwa ngo noneho rero tubona ibyo byose bibaye, ngo nuko ibyo nibitangira kubaho ngo muzararame, mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Gucungurwa kwacu kuri hafi gusohora. None niba kwenda gusohora dukora iki? None dukore nk'abapagani? Ni ukuri twiyarure, dutangire bya bindi ya mico yatakaye, twongere tugire gute? Tuyigarure imico yo kubana amahoro, yo gusangira duke na twinshi dufite, yo kubana neza, yo kubwirana neza, urukundo rugaruke. Urukundo rugaruke mu miryango, urukundo rugaruke mu baturanyi, urukundo rugaruke mu bavandimwe. Tube bamwe, kubera ko turi muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 8 muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 8 handitswe ngo mbari ko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. None aramutse aje umunsi wa none yasanga ndihe? Aramutse aje uyu munsi wa none yasanga urihe? Yasanga twarananiwe, abantu batagipfukama ngo basengere hamwe, yasanga abantu batakicara ngo bigane ijambo ry'Imana, yewe ndetse no mu miryango ngo yasanga twarahushije intego, abantu batagisengerana, batagisengera hamwe, batakiga ijambo ry'Imana, batakivuga rumwe. None dukora iki? Dupfukame,
tutabazi. Ya mana yarengeye abakurambere bacu irahari kugira ngo dutabare n'uyu munsi none ni ukuri, kubera ko amasezerano yayo ntabwo akuka ntabwo ahera. Ni Imana isezeranya kandi igasoza, kandi ikiruta byose ni Imana idukunda kandi twitaho kandi ishaka kuduha amahoro. Ntabwo ishaka kuyampa njyenyine, ntabwo ishaka kuyaguha wenyine, ishaka kuduha amahoro twese twebwe bakiriye Yesu Kristo tukifuza kugira ngo tubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kandi ikiruta byose twe dushaka kugira ngo tuzatahe tuzajye muri cya gihugu yaduteguriye iyi gakondo. Nuko ibyaha bibabaje kugira ngo tube muri iyi si kuri turi kuvuga Yesu 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 ko bwije nuko bukeye, ariko tuzaba ibyapa biyobora abandi bazagende tuzasigare. Nakwifuza kugira ngo ari njyewe nawe twagurukiye uyu murimo, ni ukuri twiyarurira inzira z'ikigenda kandi igihe kiracyariho, ariko twige gusabirana uko iwawe bitagenda n'iwanjye bishobora kuba ariko bitagenda, no kwa naka ashobora kuba ariko bitagenda. Twige gupfukama dusengerane, ababyeyi dusengerane, abapapa aho muri namwe musengerane, abasore aho bari nabo basengerane, dusengerane kugira ngo rwa rukundo rwatubuzemo rwongere rugaruke. Dutabaze Kristo aza umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, noneho yongera twunge. Twabonye ko iyaje kunga ubumwe bw'ijuru n'isi. Rero mubo yaziye urimo nanjye ndimo, Uwiteka dushoboze. Muri make umuti watuma turekeraho guhagarika umutima, turekeraho kwiheba no guhangayika, urahari ni ukuri. Urahari ni ubuhe? Ni ugusenga twizeye, tuzi ko uwo twizeye ari umuhanga mu gusezeranya kandi asohoza, tugasenga twizeye. Niba wasenze wizeye, ukizera ko ibintu wizeye uri kubisaba kandi uzabihabwa, noneho rero izere ko byasohoye, noneho unashime, ushimire Uwiteka. Turakoze Data kubimpaye, urakoze rwose, kubera ko atanga ataziganije kandi afite byinshi byo gutanga kandi byinshi byiza. Reka twige gusenga, noneho dusenge twizeye ko ibyo dusabye twabihawe, kandi noneho rero twige no gushima, ariko kandi tugire no kwiringira ko byanze bikunze ibyo twasezeraniwe bizasohora nta kabuza. Reka turebe n'indi somo riboneka muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Mwaturana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ahangaha reka wenda umwuka duha umukoro, reka tanga umukoro mu ngo zacu. Ni ukuri umuntu wese uzumva iri somo, umwuka muhaye umukoro, nanjye muhaye umukoro, aduhaye umukoro tugomba gukora, ngo mwaturane ibyaha byanyu. Wowe umuvandimwe wowe n'umuntu mugira icyo mupfa, mwaturane ibyaha byanyu mutabihishe, ntimubyaturire abandi ngo mubyaturirane, ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane. Mbese ugera igihe cyo gusabira mugenzi wawe, umuntu wakwabaje ugera igihe cyo kugira ngo umusabire, nibura Uwiteka mwereke aho ibintu bitagenda neza, ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane, ngo kugira ngo mukizwe. Muri make kugira ngo umugore wakizwe, kugira umugabo wakizwe, niba ari byagukoreye bitagenda neza, ngo kugira ngo akizwe, nuko umwatura ibyaha byanyu, mwaturane ibyaha byanyu, ngo kandi musabirane, ngo kugira ngo umukizwe. Ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi, ngo yasenganye umwete. Twige gusengana umwete rero, dusengerane, dusengere bagenzi bacu. Mugenzi wawe kubabaje, upfuka mu musengero, ufata igihe cyo kumusengera, ntarirarenga ni ukuri igihe tugihumeka. Uwiteka yiteguye kugira gute? Kudutabara. Ngo nuko kandi ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi, ntabwo ari umumaro muke, ngo umumaro mwinshi, ngo cyane cyane yasenganye umwete. Reka dusome umwuka aduha imbaraga zo gusengana umwete koko, kugira ngo twikize dukize na bagenzi bacu. Yesu ye kuzagaruka kugira ngo aje kutujyana muri cya gihugu cyacu yaduteguriye, kugira ngo nagera mu ngo zacu azatujyane twese, ye kuzajyana imwe ngundi asigare, cyangwa ye kuzadusiga twese, ubwo twese azatujyane tuzabe twararuhiye ukuri, kubera ko twabaye muri Yesu kandi kubera ko twashize Yesu imbere muri byose. Dusenge twizeye ko ibyo dusabye tugomba kubibona, kandi dushime, ariko noneho twiringire ko tuzabibona ku bushake bw'Imana. Twige kuvuga ngo Data wa twese, ngo ibyo ushaka bibeho kuruta ibyo twebwe ubwacu dushaka, kubera ko atugenera ibidukwiriye twe tutazi.
tugiye kureba rero imirongo ikurikira bw'iyo mirongo ni imirongo igamije kwagura ubwenge bwacu kugira ngo dusobanukirwe n'amahoro y'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo iyi mirongo igufashe mu kwagura ubwenge bwawe, nanjye idufashe gusobanukirwa noneho rero amahoro y'Imana. Mbese amahoro y'Imana atanga angana ate? Ngo Uwiteka aha ubwoko bw'imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Reka nsome no muri Luka igice cya 2:14 ngo mu ijuru cyohero kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amahoro ari komeza kugaruka. Muri Yohana 14:27 ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simba nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amena. Uwiteka Imana dusigiye amahoro, yadusigiye amahoro twebwe twese, ntabwo arobanuye, oya ni abamwizeye bose, n'abaramwizera uyu munsi n'abazamwizera ejo bose. Abamwizeye bose bakemera kugira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, byanze bikunze aya mahoro ya Yesu yari yabasigiye. Amahoro y'Imana ni ikintu isi idashobora gutanga. Aya mahoro tuvuga ntabwo isi ishobora kuyatanga, nta mama wayaguha, na papa wayaguha, nta perezida w'igihugu wayaguha, nta muntu n'umwe watanga aya mahoro turi kuvuga. Ni amahoro ijuru ritanga, ntabwo ari amahoro isi itanga. Aya mahoro muri make ntabwo washobora kuyasobanukirwa, arenze ibyo umuntu yamenya. Aya mahoro atangwa na Yesu. Aya mahoro tugira tukiregagiza ibituriho byo mu mutima byadutesheje umutwe tukagera mu mahoro. Aya mahoro Pawulo yagize ubwo ari muri gereza, ntiyite ku minyururu ahubwo akita ku mahoro, kubera ko ngo yishimiraga mu mwami, kandi kwishimira mu mwami bihwanye n'amahoro. Rero Uwiteka reka ambashishe kugira Yesu muri njyewe, kugira ngo mpe ibyishimo, noneho ibyishimo birenze bya bibazo byose mfite, birenze bya bibazo byose nagize, birenze bya bindi byose nibaza nkabiburira ibisubizo. Nawe kandi nibyo ngusabira kugira ngo bya bibazo byose ufite uyu munsi wa none wumve ko Yesu Kristo ashobora kubirangiza, kandi wibuke ko akubikiye ubugingo buhoraho, yiteguye kugira ngo azagutuze muri cya gihugu, ubu mwene gihugu, atazongera guhunga, atazongera kugira ibibazo, ntabwo uzicwa n'inzara, uzabaho iteka ryose mu mahoro. Ibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Data uri mu ijuru, Mana isumba byose, turagushimye Data mwiza ko dukebuye, umaze kutwereka ko ibyaduhangagishaga byose tugomba kubishyira ku birenge bya Kristo. Data wera, Data mwiza, duhe kongera kwihana bundi bushya, duhe kongera kwakira Kristo bundi bushya. Data wera, tumutuze mu bugingo bwacu kugira ngo dusigare turi abanyamahoro, kandi ntako dutanga amahoro, kuko imaze kugira amahoro uyaha n'abandi. Abo muvugana ubaha amahoro, abo mubana bagira amahoro. Data twabonye ko kandi hano ikindi kintu gikomeye tugomba gukora Data wera, ngo ni ukwimenyereza gusabira bagenzi bacu ngo mwaturane ibyaha byanyu. Data mwiza, reka tujye kwaturana ibyaha byacu kandi dusabirane ngo kugira ngo tugire amahoro. Data wera, imiryango yacu ikeneye amahoro, itorero rikeneye amahoro. Data wera, abavandimwe bacu bakeneye amahoro. Data wera, inshuti zacu zikeneye amahoro. Nyaguhora ku ngoma, twigishe gutanga ibyo dufite, tuba abanyamahoro. Data wera, dutange amahoro kugira ngo dutegerezanye Data mwiza kugaruka kwa Kristo ugiye kuza bidatinze, tuzaze dufite umusaruro uhagije Data mwiza wabo twazanye kuri Kristo. Data ubane natwe, utunde kandi dukomeze mu buryo bwari bwo bwose Data wera, mu izina rya Yesu. Amen.